True Worship niho tukima kuganira by'umwihariko nk'ingingo y'umunsi, ariko unatuganiriza by'umwihariko uyu muryango ubundi kuko urumwe mu bantu nzi batanye n'uyu muryango waje kubwizeye impamvu. Uyu muryango watangiye 2019 ku mugaragaro, ariko waje nk'ishurirwa 2017, hanyuma utangira 2019 ku mugaragaro ugamije kwigisha aba worship leaders cyangwa se abaramyi muri rusange kubaho ubuzima bw'ibyo bakora. Urumva hari ukuba baririmba, hari ukuba bacuranga, hari ukuba bakwigisha, hari ukuba baba abakristo basanzwe, ariko ibyo ntibihagije. Igihagije ni ukubaho ibyo bavuga, ni ukubaho ubuzima bw'ibyo baririmba. Nyine nimba ibyo uririmba ubu byizera ari nabwo buzima ubamo. So rero urebye n'icyo ngicyo, niba witwa umucuranzi, niba witwa umuririmbyi, ubu uririmba ibintu byahinduye ubuzima bwawe, ubu ucuranga ibintu wizera byahindutse ubuzima bwawe, nibwo buzima buramya Imana. Usanzwe wenda nk'uyu muryango harabo twaganire batubwira byinshi bitandukanye impamvu bari mahangaha, ariko nka Sam noneho kuba uri mahanga bisobanuye iki kuri wowe ku buzima bwawe? Okay, kuba ndimo of course ni ubuntu nagiriwe n'Imana, kuko navuga ko ni njye Imana yagira icyizere ko uyu muryango ubaho binyuze muri jyewe. Imana n'igihe yakoresheje, so nabwo ni ubuntu bw'Imana. Ariko nanone ikindi, nanjye ubwanjye narize ko ntabwo ari njye wigisha njyenyine, haza n'abandi ba worship leaders, abandi bantu bafite experience kuri worship, n'abandi ba pasiteri benshi batandukanye bakaza kutwigisha. Aho hose nagiye nkuriramo ko ubuzima bwanjye bwarahindutse mu bigaragara. By the way, tutagiye no kwica inyuma, ni wowe ufunze uyu muryango, byo turabize. Ariko reka abanyarwanda basobanukirwe neza impamvu noneho ya bino bitaramo ngaruka mwaka bikunze kuba. None kuki iyo bino bitaramo nyine mutegura umwaka ku wundi? Okay, habamo n'ama project tugira muri the True Worship. Harimo amwe mu yo tugira yose nyavuga, ariko harimo izi concert za buri mwaka, imwe mu mwaka harimo ama trainings dukora nayo kuba worship leaders cyangwa se abantu bemeye kwiga izi nyigisho, ko ni nyigisho icyambere n'ubutumwa bwiza, icya kabiri ni nyigisho zigaragaza ubuzima dukwiriye kubaho nk'abantu Imana yaremye. Hanyuma iyi concert rero numva trainings ntago ari z'abantu muri rusange, ariko concert ni y'abantu muri rusange. Ni ukugira ngo ba bantu batabasha kuboneka muri trainings dukora, kuko hari abantu b'umwihariko duhugura. Ariko iyo byageze muri concert twinvitinga abantu bose muri rusange. Mu yandi magambo, abo bantu bose muri rusange niho bari buprofitire bakigira bya bintu twigira muri trainings tuba twakoze, bisa nkaho biri private, kuko hari ibintu babitari abantu bose muri rusange. Ariko muri the True Worship concert dukora, urebye niho baprofitira kumva ibyo abandi bize bo badahari. Urumva niyo mpamvu rero ibaho buri mwaka, ibaho rimwe cyane cyane mu mpera z'umwaka. 2021 n'ubundi ni